Mutesi Jolly agiye kugura ekipe yari iyi ngoma zirenze imwe. Mutesi Jolly yubatse amateka. Biravugwa ko ari mu biganiro by'ibanga ko agiye kugura ekipe ya Rayon Sport nyuma yo kugura imodoka itabaho. Iyi modoka nayibonye, mwayibonye aho hejuru. Muri kuyireba mu sharing space. Sharing space. Sharing space. Tere umanutse gato. Mu sharing space. Mutesi Jolly ibi bintu nabibonye ndumirwa. Abakinnyi b'umupira w'amaguru nyuma y'uko ngo uwo bita Munyakazi Sadati yatangaje ko yamaze kuba umumiliyonere mu madolari. Umwana w'umukobwa yaracecetse ngo cukwe. Araruca ararumira. Mu minsi yashize Mutesi Jolly hari inkuru yigeze kuvugwa ariko abantu ntibayiha agaciro ntiravugwa cyane. Mutesi Jolly ngo yigeze kujya muri business muri South Africa aho bamuriye, aho abasikama cyangwa abayahuboyi amabandi yashatse kumwiba miliyoni y'amadolari. Ambassadeur intervena ibyo bintu ntibyakunda. Bivuze ngo Mutesi Jolly ni umuntu upima amamiliyoni y'amadolari. Biba byagenze gute? Twisanze aha hantu duti. Turi kujyana. So, ahangaha nimuza kwitegereza hari abana bakoresha IQ. Hari abana bakoresha IQ. Mutesi Jolly yaba afite abasponsor. Yabakoresha amafaranga. Iyi ekipe niza kugurwa Mutesi Jolly niba agiye kugura Rayon Sport. Iyi ni inkuru izaba itashobora kuvugwa mu buryo bumwe cyangwa bizaba ari ishyano ricitse umurizo. Harya ngo hano kuri Twitter ngo abantu ngo inkuru ngo Twitter ngo navuye hano ngo abantu basigaye bahakorera inkuru gusa ngo za politike oya. Ntabwo ariko bimeze. Murebye mudukiraho hejuru habagomba kubaho no kwidagadura. So, hano umuntu yankubise akavideo kibanga Mutesi Jolly yohereje abantu Inyarwanda Mutesi Jolly nawe aratwika aba yabahaye ruswa. Ngiye twe turebera ibiciro ku Inyarwanda Mutesi Jolly abaha ruswa bakavuga inkuru irimo ibikabyo. Urabizerega abantu bari marketing abakobwa nabo ntutekereze ko amafaranga kuko ntabwo tuzi bava n'amafaranga bari marketing. Ku Nyarwanda banditse ko iyi modoka igura imiliyoni 436 niwe 680. Ntabwo ariko kuri. Ntabwo iyi modoka ari amafaranga igura. Urukunyumva ariko iby'iyi modoka ya Mutesi Jolly tubyihorere kuko ninzo arimo kubaka irarinze amafaranga ntabwo tuya kwinjira muri vie privé ye. Reka duhure ibifite aho bihuriye n'imyidagaduro. Inkuru itangaje urimo kunyumva. Inkuru itangaje ni ibiganiro na Mutesi Jolly ibintu biri kuba mwibanga kugira icyifuzo cyo kugura ekipe nka Rayon Sport. Ahanga tukibaza tuti ibi bintu bigenda gute? N'ubwenge buke dufite twe nkatwe cyangwa n'ubwenge buke dufite biba byagenze gute kugira ngo tutwisange tumeze uku? Ariko umwana nk'uyu nguyu aba ari gupima amamiliyoni y'amadolari. Nituza kureba miliyoni, reka dufatire kuri iyi nkuru yanditswe ni ariko harima ndakubujije. Harimo ibi bintu biteye ubwoba, harimo ibi bintu biratangaje. Ariko nituza kugaruka umuntu aranyandikira arambwira ati Godfather agenda gake. Mutesi Jolly nuko ari umuntu wikundira social media akazizaho, ariko uyu ni umuntu urenze uko mumutekereza. Mutesi Jolly akoresha IQ, akoresha ubwenge kurusha uko tumubona hano. Nuko yikundira social media akaba afite n'uburanga, ariko ni umwana ufite ubwenge. Uve kuri bya bicugutu bya ba Muyango bashyize mu muhanda na bya bikaratasi bya baba bashugamami tare yawe kwagiye tare cy'amahanga niko ba ari yakuru bazanye imbabura kwagenda kigarura gowe. So ibi bintu ni ukuvuga ngo
hari ukuntu bimwe bya wa murundi guconnectinga dote Twitter nabagaruriye ikintu bita media cyangwa showbiz ahanga n'imyidagaduro bro, muve muri ibi ngibi byahanga bishaririye byantuza bya so man, ibi bintu biratangaje biteye ubwoba, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ariko byatumye ncukumbura tugiye gusubira inyuma. Uyu mukobwa yari afite umwihariko abantu batabonye kuva ku munota wa mbere, cyo tuvuga ibintu mazina yabyo. Mutesi Jolly yari afite umwihariko. Nituza kureba irengero ry'abandi bakobwa mu mujyi wa Kigali batambutse muri irushanwa rya Miss Rwanda, uyu niwe mukobwa waje akambije impanga ari seriye nk'umukobwa. Umukobwa yari ameze nka Ndabaga, urukumva azana challenge abantu batigeze bahereza agaciro. Mutesi Jolly ngo waraje anyuze mu irushanwa, ngo we nuvuze igisekuru igisekuru cyaragiye aragikuru. Uyu mukobwa wa Serwira aragenda bigeje mu gikari, urumva ibyo ngibyo batira uruzingo rw'umwojo ruvuye he? Hadaciye kabiri uwari Miss Rwanda ahindutse umujaji, ariko ntiyaza ngo abe umujaji gusa, ahubwo aza ari umwihariko, ari umukobwa ufite igitinyiro. Murabibona, murabireka. Mutesi Jolly abaye Mutesi Jolly. Ntihaciye kabiri Mutesi Jolly abazanye intare mu mujyi, abarajyazura irushanwa ryatumye ibintu bicika hano, murabyibuka. Aragiye ashya muri East Africa, yumvisha u Rwanda rutamuhagije mu kwamamara. Ibyo bivuye uyu mukobwa n'akasamutwe Harima. Iyo ubonye nk'ibintu nk'ibi ngibi, umwana nk'uyu nguyu utaruzi imyaka 20, ukabona Harima ku myaka yawe 50 imodoka ihenze waguze ari Toyota used car, wigeze kudukorera ka video, uri no mu diaspora, wigeze kudukorera ka video kamwe wakodesheje imodoka muri bya bintu byawe bya vlog, utwereka akamodoka kamwe kakakodeshanyo ku myaka 47 Harima ufite. Ejo bundi nibwo wakoze amateka ukagura ikibanza mu Bugesera ahantu bita Riziyeri, umwana ari kubaka inzu zifite ibi bintu. Uvuga ko umwana yavukanye imbuto, yaba hari ubundi bwenge afite mwe mutigeze mugira. Ibi bintu turabyita iki Harima? Ndashaka unsobanurire ibi bintu. Iyo ubyitegereje usanga Jolly yakwishyuye. ntabwo Jolly, niba ari umuntu tutavuga, no reka nkubwire Harima, niba ari n'umuntu muri iyi minsi kuva yuko kari akantu kanshitse kakajya hanze by mistake, niba ari umuntu tutigeze tuvuga rumwe ni Mutesi. Ntabwo kunyumva, ntabwo Mutesi Jolly bamwe batireka da Godfather. Ibi bintu abakobwa bose bajya muri Nigeria bongere babasenye, bongere babubake. Mutesi Jolly nawe reba ukuntu yagiye bakamusenya kuva mu kanwa kugera ku kibuno, n'amano ngo n'amano baragiye ngo bayakubita inyundo barayagorora. Muri Mutesi Jolly ngo mu bantu bagiraga amano mabi, ngo ariko ngo baragiye barayagorora. Iyo ni haters, uko no guhetinga. So Harima, ibi ngibi ku ruhande rumwe ndaza kuvuga iyi nkuru. Godfather. No, c'est vrai. For your own information, iriya modoka muri iriya video, that's my husband's car. Ntabwo rero ayikodesheje. Wari wayikodesheje. Ahangaha niyo umugabo umwe hano ndaza kuzamura umuntu. Uyu ni umusore rwiyemezamirimo bamwita Rafael, nawe uyu Rafael ni umuntu ukora mu bintu by'amafaranga cyangwa ubimenyereye cyane. Uze kuzamura izo mbariga zawe, uze nkubaze ikibazo kimwe nk'umuntu. Iyo tubonye umwana w'umukobwa hano, ndabona ku Nyarwanda banditse ngo imodoka Mutesi Jolly yaguze, urimo kunyumva, iyi modoka ifite agaciro. Urakumva cyakora ni nziza pe, mvuye kuyireba Godfather. No, hariya wasigara mu byifuzo. Sigaye ndi kwibaza icyo nazize. That's a really beautiful Benz over there. No, Harima. Turaza ahangaha turakorera Mutesi Jolly, turamukorera background check. Who is Mutesi Jolly, by the way? I know, I need to know, honestly, Godfather. I need to know. Aya mafaranga, aya yabara amafaranga ya rugumi. No, reka twemere bakobwa bato n'abagore bashatse, niba aya mafaranga aba mu bagabo muvuga akaba amafaranga ngana gutya, mwasenye ingo mwubatse mukajya muri buriya buzima. Jesus Christ. Tugende gatoya rero, Mutesi Jolly ahangaha atanze ikosora, ariko rero ntabwo iyo ngiyo ariyo nkuru. Inkuru ishingiye ngo Mutesi Jolly amakuru ari kongeraho, ntabwo naza ngiye ngo Godfather nabaze kurenga urwego rwo kuza kuvuga ngo Mutesi Jolly yaguze imodoka. No, kugura imodoka Godfather ntabwo ngeraza kuvuga iyo nkuru, namaze kurenga ibyo bintu Harima. Ariko ikintu giteye ubwoba, biravuga ko Mutesi Jolly ari mu biganiro byo kugira gute. Mutesi Jolly ngo turi kuvugana agiye ngo ari mu biganiro byo kugura Rayon Sport.
nibyo se cyane ibyo igo nkubwiye. nyuma y'uko Munyakazi yihaze ko azagura Rayon Sport, ngo Mutesi Jolly ngo agiye kugura Rayon Sport nka ekipe imaze imyaka myinshi mu gihugu. Bapfa ubu si ubu nakubwira iki ko kuba hari igihe bindenga nkavuga se ko twese twonsa ibere rimwe nk'abandi. Ntabwo mwonsa ibere rimwe, no, reka tujye twemera ko ubwenge butandukanye, ubwenge Ego buratandukanye. ntudushyire hasi pe. No, nta bwenge, no, tujye tuvugisha ukuri, ntabwo Bufite ubwenge bufite level zitandukanye. IQ yanjye ni kimwe cya cumi cya IQ ya Mutesi Jolly. Hari ego I don't agree with you. Hari umuntu uri street smart n'undi ari book smart, so bitandukanye please No, ntudushyire hasi tugende twari gatoya, reka tugiye jewe mureke munyemerere, sibyo? Uyu munsi twasoma uretse gotwa. gato, mwarasonye amashuri yanyu bamariye iki? Amashuri yanyu bamariye iki? Ntimwishwe n'ibyifuzo nk'iby'abatega Nakora niba kabari. ntatwara iriya modoka byo ntacyo yamariye. Nyereka ahantu Mutesi Jolly agraduating. Nta na hamwe. Ndababwiye ko kujya kwambara biriya bikanzu mwambara mukaza kubidukangisha no mukamumaza rimwe ibinyenzi. No sense. So tugende gatoya hano. Mutesi Jolly mureke at least for once. Urimo kunyumva? Biteze yombi. Mwebwe aya masaha iyi ekipe Mutesi Jolly namara kuyigura, amafaranga ntabwo Mutesi Jolly arabakoresha amafaranga arabakoresha leta, amafaranga y'amareta. Ntabwo amafaranga aba Mutesi Jolly. Mutesi Jolly nagura Rayon Sport nkuko biri kuvugwa, aya mafaranga araba ari ibihugu. Aya mafaranga araba ari akayine rugaba, ahubwo bakaba bakoresha rugumi. Mutesi Jolly nugura Rayon Sport urabura cyataba ya Sadati ko nawe ari umukire. Sadati ntabwo agenda, ariko ntitukavuge Mutesi Jolly, uretse gato ntitukavuge Mutesi Jolly ngo uzanemo Sadati. Abangaba bandi ntekereza ko ari inkiraruheri, ntukazane bari abantu. Ndakubwiye ugenda ureba Mutesi Jolly yubatse inzu ayishyira ikibuga cy'indege. Uri kumwe? Ntabwo washyira ikibuga cy'indege cya kajugujugu hejuru y'inzu yawe udafite gahunda yo kuyigura. Mwibuke ko Mutesi Jolly akunda kajugujugu, mwamubonye muri kajugujugu imutwara ku Kibuye, murabyibuka? Ahangaha wasanga na kajugujugu yamaze kugurwa. Please, ibi bintu birashoboka. Banyarwandakazi, ibi bintu twaba turi kuba u Rwanda rwaba rugiye kuba Singapore, byaratangiye no gukorwa. Ikintu nibaza ni ukuntu umwana ungana kuriya atunga amafaranga atarishyura n'umusoro. Ni gute Mutesi Jolly uretse kwishyura umusoro, mwe mubona Mutesi Jolly uyu nguyu, ngiye niba ari uko Mutesi Jolly igihe cya saga ya Tanzania, nagerageje amakuru nacukumbuye menshi cyane y'uyu mukobwa. Urumva nashaka kumenya Mutesi Jolly kuko nibyo yari umwana imodoka ya Shanita, byatumye ninjira amenya amakuru cyangwa amenya Mutesi Jolly birenze uko mwe mumuzi. Urimo kunyumva? Uyu ni umwana ufite amafaranga inyarwanda yashize mu marundi ntago ari amanyarwanda. Nta jambo naguhaye, shut up. Ntabwo ibyo bintu bikunda byo kuvugira mu muntu, ntabwo ari byo. Niba turi kuganira hano, we have to have the respect. Niyo mpamvu mupfa muri abatindi. Waza uvugira mu bantu gutya ukazagira ubwenge bugira discipline, tuganire. Thank you. Nk'abandi hano niko bigenda, umuntu ari kuvuga urareka karangiza. Ugezeho bavugira muri Harima. So icyo nshaka kuvuga ni iki, munyumve neza cyane. Mutesi Jolly uyu nguyu mureba, ntimutekereze ko ariko murabizi neza ko Mutesi Jolly ari mu bantu mugende mufata ibintu connecting, ari mu bantu baje hano. Umwana wa perezida, papa, umwana wa perezida, umwana wa perezida akamutumira muri anniversaire ye, ari umukobwa, umugabo afite umugore, ariko akabigira friend, akavuga ati mushiki wanjye. Muri kumva iyo ona, abandi babatumira mu byumba by'amahoteli kubatikura. Mutesi Jolly we unarajya umwana wa perezida, ntabwo ari umwana wa perezida gusa, chief of staff w'ingabo z'igihugu, akamuhamagara akavuga ati my sister, see that respect. Ntabwo wakwita sister umuntu udashobora kuba your partner. I invite you. Undi ati reka gasuzuguro sha, umwana wa perezida no kuri kw'Imana, you cannot invite me on social media. Ugomba kubikora mu rwego ruri respected. Send me some invitation mu buryo bwiyubashye. So kubera iyo mpamvu kuba utampaye agaciro ukantumira ku karubanda mu ruhame, ndanze, ntabwo nzaza. Kara kantu nagashyize ahantu, ndavuga uyu mukobwa n'ikindi. Muri kunyumva Harima?
ikintu turakumva mutibuka ariko iyi space itarimo politiki ntiwayibera ko host ariko ntiwongere kugira ndakubaza ntiwongere gushyira ubwenge bwacu hasi ngo gaturusha IQ. ko iyi space ari imyidagaduro hari icyo bigutwaye ubaye ko host yayo. So tugende gato kankugarure mu bihe bya kera nongere nguhe ikuzo sha dore wari warazimye. Isa ntakoze. So harimo ndashaka gusobanurira iki kintu munyumve neza cyane. Karana kantu kamwe katambutseho mukumve. Mutesi Jolly kiriya kintu cyagomba kubaha ubutumwa ko ntabwo ari level y'abandi bakobwa. Munyumve ako kaba karatambutse. Haba haje igihe ko Mutesi Jolly bashatse kumwiba miliyoni y'amadolari muri South Africa. Murabyibuka? Ibyo byabaye ryari? Gendeye mu binyamakuru ntabwo mubyibuka. Mutesi Jolly abasikama muri South Africa na ambassade y'u Rwanda intervena. Ndabyibutse. Ariko se Ndabyibutse. So Mutesi Jolly hano ibyo byaratambutse nabyo miliyoni yarayisavinga amadolari. Ko nkibaza umwana ko nzi ko buriya naje gukurikira byabaye ngombwa ko nkora check. Ndavuga kuba judge muri Miss Rwanda ko ariko kazi official yakoze kamuhemba tuzi bamuhembaga ngahe. Nagiye gutungurwa nsanga muri Miss Rwanda umujaje ntabwo babishuraga ku kwezi bura Prince Kid yabishuraga 50 ku munsi baraba judge. Babishuraga 50,000 ubwo n'amadolari 35. Kono hari makeya. Niyo yabahembaga. Uhamagare Pamela Mudakikwa hano uzi ko agiye kumujaje yo arabikubwira. Mutesi Jolly yagendaga hara ngo kubera narabajije none se kubera iki yashyagayo Mutesi Jolly ngo yashyagayo ku rwego rwo gushaka kugira ngo supporting umwana w'umukobwa ariko nibindi nabo nabizi bora Mutesi Jolly nakunda fame nta muntu udakunda fame arega ashaka nare kubaka platform ino kugira ngo agaragare ako tukavaneho ntago amafaranga avuye muri Miss Rwanda nta hantu tugiye gushaka source y'amafaranga Mutesi Jolly ni umuntu nagize amatsiko ndavuga nibyo Mutesi Jolly w'umuroro modo ushaka gushimisha cyangwa ushaka gutaka urugero rwiza ku bandi bakobwa nawe yabacuruza umupuri none singiye kubize ngo neka ngiye ibintu byose ndabivuga urumva naratekereje Mutesi Jolly ngo wari kubaka inzu ni ugenda muri business class z'indege Mutesi Jolly ni ubuzima butandukanye Mutesi Jolly ngo yagiye mu ntuza yagiye muri gufana za Arsenal ari amahikibi mujye mubibona byaratuvanze aya mafaranga yakure ko nta kazi yigeze akora ku kwezi kuko wenda tugiye kumugereranya na Kate Bashabe makuru yaje kumenyekana we ko niriya nzu yayubakiwe n'umugabo uramugabo bamwitande hari umugabo wayimwubakiye uramugabo niba irahari amakuru ntabwo bijya bigira amakuru ntabwo ajya abura my friend amakuru ntabwo ajya abura. So the thing is tugende gatoya hano munyumve neza cyane tugendane munyumve neza cyane. Mutesi Jolly ntabwo ari umushomeri naje gukurura amakuru ntimumubone gutya hari ikintu mujya mwibeshya ngo Mutesi Jolly yakundanye na Rugumi. Uyu Rugumi muzi ukuntu yamenyanye nawe mwitegereje iriya nkuru yabaye saga wabitubwiye se nabyo ahubwo hari abantu babiri bambajije ngo Ruguma agira ngo brother we mutoya. Tega amatwi unyumve hano sasa. Listen to me carefully nkusobanurire neza unyumve. Listen here. Mutesi Jolly that girl ni umuntu umwe mwebwe muri buze gutungurwa. Mutesi Jolly apima amamiliyoni kuko Mutesi Jolly arakora. Mutesi Jolly arakora ariko yarenze imikorere yo gukora muri Casito nk'aba ba Slay Queen b'i Kigali. Mutesi Jolly uzi ko nigeze kumenya amakuru ariko ntazi ko ari ukuri. Urimo kunyumva? Tubwire n'ibyo akora ntuvuge ngo arakora. Ndakubwira ibyo akora. Mutesi Jolly ni rwiyemeza mirimo. Urimo kunyumva? Mutesi Jolly afite contract afatanije n'umwana wa president. Apana Kayine Rugaba. Mwebwe muranga murasamye. Mutesi Jolly afite partnership. Buretse gato. Oya umwana wo mu kindi gihugu cyo muri ntuza ni ikindi gihugu ntari buze kubabwira hakurya y'amazi. Harya president ari mu businessman. Harya uwo ntabwo muzi. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe mu nyumve.
listen to me here, listen to me. Hari iki gihugu cya Barbados cyangwa Perezida Kagame yagiye kiyoborwa n'umugore ninde? Kiyoborwa n'umugore bakita gute? cyitwa Ntuza kaze nkibura ndakibona. Uzi ko kiriya gihugu kiyoborwa n'umugore? Ni muri Amerika ya ruguru, ni muri Amerika y'epfo, right? Ni muri Amerika, right? Ni hehe? Ni bakita Ni gute? muri Caribbean. Kazakhstan. Muri Caribbean, sibyo? Ni muri Caribbean, right? Caribbean. Caribbean. Mutesi Jolly akorana n'umuhungu afitanye. Mutesi Jolly akorana n'umu partnership, n'umu partner w'umwana w'uriya mu president. None se Tega amatwi, nibo bafite company ya mbere yabo niyo ishinzwe gukora imihanda mu gihugu. nuriya perezida wo muri Barbados. Urakoze cyane. Okay. Wamwumvise Mutesi Jolly? Akorana n'umuhungu uriya mu mama uriya perezida. Umu partner we. Umu partner. Aha. None business yabo ishingiye ku ki, like bacuruza iki bakoresha? Ntabwo business yabo isanzwe, ni business ikore. Nuvuga ngo ntabwo ari business comme business. Niba rwiyemeza mirimo bakora imihanda, nibo bakora imihanda yo mu gihugu. Harimo narabyumvisha umusatsi umvaho. Uyu mwana afitemo iki alienizm ukuntu. Ibaze kurira. Mwari mwabona afite inzu muri Barbados. Mutesi Jolly nakaza mutwe. Reka nkubwire. Ko tutari twamubona yagiyeyo kandi kaba yerekana ibintu byose. Nta munsi muzigera mumubona yagiyeyo na rimwe Mutesi Jolly abereka ibyo ashaka ko mureba. Urabona iyi modoka yaguze? Ni nka iPhone kuri wowe. Ntabwo kubivuga uri kumutaka cyane wagira ngo wowe si information wazimenye ute ko numvise information ziri very private wazimenye ute na business. Listen to me. Ntabwo private yambara ibihumbi 10 by'amadolari hasi hejuru turashyiramo igikapu niki kigomba kigutangaza muri biri ahubwo nyine mumbwira imodoka yaguze ni bwoko ki ibindi byose bigitangaje yo hejuru Rwanda Jolly ngo yagiye. Okay. Umbikize gatumaze iyo modoka undebere n'agaciro igura dore nawe uri umunyamafaranga nubwo nawe ntajya reka ndebe ibyo ari byo. Harima reka maze nkubwire Mutesi Jolly. Ndaza kuguha impanuro hano ibintu birakomeye. Mutesi Jolly muri Barbados bamwingiye kumubwene gihugu aravuga ati barakubeshye ngiye nshaka ndi umunyarwanda murakaburinka. Arabwanga ubwene gihugu muri Barbados. Mutesi Jolly bamubwe kwa bari hana bamuhe ubwene gihugu aravuga ati I'm here for the business. Arabyanga yakatiye ako gahungu ka perezida ukarebye ni gafite ubusatsi na kametisi yarakarebye akazunguriza umutwe aravuga ati we you are not my type yanjye ni rugumi. Nizina ry'Imana Mutesi Jolly azakora urugamba. Mutesi Jolly amakuru ufite ngo arashaka gukora uruganda rukora intwaro. Muri ahanga Mutesi Jolly ngo rugumi agomba kumushingira branch ikora intwaro mu Rwanda. Nuvuga ngo agiye gukora uruganda apana uruganda rwa leta twabonye. Ariko nibyo tubyihorere. Mutesi Jolly hano mwiseka umwari wiseka. Uyu mukobwa nakataraza zakazana muve kuri ibintu by'utumodoka. Bro, iki kintu buriya uyu numwe mu bakobwa bafite IQ. Abantu batavuga ahantu nemeye ngavuga ko uyu mukobwa reka nze nkubwize ukuri umuntu nakwemeza uje wemera. Mutesi Jolly yagiye muri ntuza muri ni hehe ira university ni hehe ira university yo mu Bwongereza. Munyibutse hari Oxford. Bro, uyu mugabo wapfuye ninde uyu mugabo Raila Odinga. Raila Odinga asabye Mutesi Jolly ngo amuparene amubere se azamurage umurage kuko babonye ko ari we mukobwa w'igitangaza. Hanyuma ngo Mutesi Jolly aravuga ati barakubeshye. Ariko izi bintu uyu mukobwa akora. Bro, umva ikirahure kiriya modokari cy'iburyo gifite milimetero 6 za EPC. Numva ngo ni bullet proof. None se Mutesi Jolly none se ndebe nakoma. Mutesi Jolly turaza kugaruka hano rero burandi kubabwira ku bintu ubutangaza bwe ndaza no kugera kuri ntuza ze. Kabutindi Mutesi Jolly ndakubwiye. Mutesi Jolly nkimara kumenya ko afite isoko ryo gukora imihanda muri Barbados. Urukumva?
Godfather aravuze ati katika jina la Yesu ndayamanitse. Uyu mukobwa cyangwa iki kimanuka cyangwa iki kive hejuru, urikumva ahantu inkuru ishinge, ntabwo tuva ibyo kugura akamodoka, ibi ngibi ntabwo ni akantu toto. Mutesi Jolly ndi kukubwira ngo agiye kugura ekipe ya Rayon Sport, kavuga ubundi bizashoboka umuntu umwe ku giti cyemerewe kugura iyi ekipe? Wiseka Halima. ese battery ninde bari kuvuga ngo battery low ni Godfather? Godfather, charge whatever you're using because we want to hear the tea. No, ntabwo, no, telefone yanjye izima, no, telefone yanjye iracometse, Okay. no, telefone yanjye iracometse ifite umuriro. Raphael, siri kubyumva ngo battery low. No, ntabwo ari njyewe, Godfather mana mpora ncometse. Mutesi Jolly muri hariya bamutumiye ngo aze avuge kuri beauty cyangwa ku mwana w'umukobwa muri Afurika. Mutesi Jolly agezeyo afata ntuzahita yikubita hasi, afata speech bamuhaye ayikubita hasi. Mutesi Jolly avuga ku Rwanda aho ruvuye naho rugeze bro. Uriya mwana ni igitangaza. No kutya twemera ibinyamakuru ntabwo byanditse ngo barabivugeho cyane. Ambassadeur aravuga ati mwana wanjye ngwino, bahita gahunda za ambassade barazihagarika bajya gushimira Mutesi Jolly. That is the girl. Ubwo niyo Mutesi Jolly, urumva? Ariko nujya kureba ibintu biri kwandikwa kuri Mutesi Jolly, ibintu bimuvugwaho ngo yagiye gukoresha ikibuno, ngo yagiye gukoresha mu kanwa, ngo basenye barongera barahubaka, urumva? Ikintu bataravuga ko atarakoresha ni amabere. Ariko ibego ry'ibiraha, umwana arimo kubaka amateka, naho mwebwe mwabaye concentre ku mubiri we uburyo awuhindagura. Biwerewere. Raphael, nk'umuntu umwari ibi bintu biratangaje. Erega ubu nabagaruriye space apane za politique. Godfather no bakomeje gukomplaininga ngo urabona ngo Godfather ngo urabona ngo kuri space ngo hasigaho ngo abanya politique. Narababwiye space yaryoshwaga na Godfather batyambaka. So here's the thing, nuko naragiye gukorera amafaranga Halima naragiye gukorera amafaranga but now Mbese arahari kuri TikTok nanjye nzayakorere Godfather. amafaranga ntabwo hari menshi cyane, urukunyumva. ahubwo se iki arima Oui. bo ikigaragara cy'amafaranga ya Mutesi Jolly ntabwo ari amafaranga akorerwa, ari Reba amafaranga atwara muri amafaranga yo kuri reba WhatsApp yawe hari. So wari ukimbwira niko Raphael, yes nk'umuntu nzi uri impirimbanyi ushaka amafaranga, sibyo? Uzi n'ibintu. Uyu mukobwa ndashaka kugira ngo umuvuge muri kategori 3. Mbwira Mutesi Jolly who is she, umwitegereje. Hanyuma araza gushaka abantu b'inararibonye. Mubona Mutesi Jolly ko ibintu byose yagiye akora yabihaga umurongo. Nagura iyi ekipe ya Rayon Sport ishobora kuzarenga aho iri. Fata ijambo. bo Utwarira niyo mafaranga umaze gukorera. Oya, ndakwiyamye kugira umuntu. Ntabwo nyavuga ariko ni menshi. Twagiye Raphael, ijambo ni ryawe. bo Mutesi Jolly I think mbere na mbere yabanze yubaka imitekerereze itandukanye na imitekerereze usanga tuzi traditionnel. Ndasobanukirwa arashobora no kwisobanukirwa urebye connection afite, networking afite yiwe, ubona ko ibintu ari kugenda ageraho kameme. Nta umuntu bikwiye gutungura urebye networking yiwe ahantu iherereye, all that kind of stuff. So ibirenze ibyo ngibyo birenze imyumvire yanjye nanjye, kuko nkimubona cyane kwambara imyenda ahagaze $2000 amashakoshi gusa bayambaye abafite mu mufuka gutya, cyangwa se imyenda iri design yambara. So kuba ari kugenda mu modoka G6 2024 and turya ntabwo bari kunongora cyane. I think ibitunguranye ubwo ibyo tutarabona. So like ndacyari kwibaza nyine ibyo ndi kubona hanga kuri izi none. So donc iyo uvuze ngo ibitunguranye ubwo we expecting iki? What do you mean ngo ibitunguranye? Ibitunguranye nibyo mbona ko ibyo tutarabona ibyo tugomba kwikanga, kuko ibintu tubona hanga agenda akora ibintu bito kugira ngo adakanga perception yayo. Akuramo n'umukobwa amaze kugira ahantu harenze imyumvire y'umunyarwanda, waho uri umunyarwanda utuye mu gihugu no yanze. So aramutse akwiretse neza gutya bya blowing mind yawe. Yatangiye kubikwereka mu myambaro niho bamenye ibyo ari byo. Kwambara urukweto rw'amadolari 500 sibyo?
Christian Louboutin niyo yambara agiye muri siporo agiye muri ya gahunda bakunda abanyarwanda biruka ku cyumweru jya bibona namwe nabari gukandagiza urukweto rw'ibihumbi 3 by'amadolari hasi ari kwiruka so now all of that imyambaro yambara iri designable ehe ya myenda ihenda kubera iki iyo bagiye gukora nka suti bakora nk'amasuti nk'ibihumbi 2 mu isi hose ni ukuvuga ngo uyiguze abazwi aba ari nk'abantu 2,000 bazayabyambara mu isi yose wa mukobwa ariko ufite nawe mu ugiye ntuza kumurigata yiwe mu nnyo ugiye gukabya ntabwo ugiye ndi kumurigata mu nnyo kumurigata nakobuje yaranyemeje gangster Rafayeli reka ni ubwa guhakirizwa mbere Rafayeli tumuganiraho aho ngaho uri gukabya Rafayeli uri gukabya uri gukabya uri umva gukabya ntago muzi urakumva urabizi ahantu tuba twibereye hariya hirya ariko ngewe mubona uriya mukobwa ntabwo ari umukobwa w'i Kigali sibyo nawe arabizi niyo mpamvu ubona yicara akajya kugura icyayi mu Bwongereza mu gitondo agiye kureba ukuntu abahungu bari kwitoza atajya no muri match Mhm. ubwabyo bikubwira iki kujya kureba imyitozo ya ntuze ya Arsenal Mm. imyitozo mu gitondo ukarekara agafata indege iri private fake ibyo byose biganira volume y'ibyo akora so Mutesi Jolly ngewe ntabwo no kumuvugaho ndi ndo kumwadimira gusa yeah that was it wasoje umusoro Rafayeli w'umukobwa urabona navuga ikintu kirenze biriya nasoje kabisa ararenze ndetse niba hari ikindi kintu mbaza ku bijyanye urabizi hari igihe tuganira ku myambaro yambaye abantu bari kubifata tuguguringa imyenda uretse gato abantu bari kubifata bakabihuza na Rugumi bakabihuza n'umugabo we ni umugabo we harya cyangwa ntabwo ari umugabo we ko ari amafaranga y'umugabo ko aba bakobwa nta kandi kazi bagira bitwaye iki se bibaye ari iby'ahubwo ubwabyo ikibazo okay aba yari ayo mafaranga y'uriya Rugumi njye numva ntacyo bitwaye ahubwo sibwo bwa mbere nambonye umugabo wa ufata mugani umugabo bitwaye iki? Umuntu mukundana ntiyemerewe kuguha gift wowe ki none se nkaba ndi kumutaka ko ari igitangaza ko ari umukozi amafaranga ari aya Rugumi umwari Aha. oya yaba ari ingeso mbi wamutatse utubwira na business akora yaba ari ingeso mbi yaba ari ingeso mbi amafaranga ntabwo akorerwa aratwarwa sibyo yaba oya twumvikane tugende gato kuko ibi bintu biratangaje urimo kunyumva tujye tureba uzi ko nta n'umwana ninde mwana umwana nta mwana Rujugiro imyaka yamaze nigeze mbona azana imodoka nk'iriya imodoka nk'iziriya mu Rwanda abana ntabwo ba nibwo Rujugiro bwa mbere se mbonye uzi imodoka imodoka bakuramo batwara ishashi muri kasamo ni ubwa mbere mu Rwanda tubonye umwana w'umukobwa azana imodoka yifunukuje mu ishashi nk'iriya Mutesi Jolly yongeye akoze amateka bro ndebera hano ariko abantu umva hano iyo ngo bro anyuzeho buretse gato bro anyuzeho hano muri centre Kibagabaga ariko yabikoze kabisa umva umunyarwanda buretse gato ariko iyo ndaya cyarayihiriye kweri wazarangiye naya oya sha ntibamuvuge gutyo uyu ni umudamu wubatse yeah that's very demeaning uretse gato nyagupingu yafite iyo ni bamubyarujemo abana bane iyi iyo ni message yo jalousie nakumanikana nayo ni igiti cyamuhiriye mutubwire natwe tuzagira ikirere ariko ikirere cya Afurika ngewe ubonye ahantu ugurisha ku giciro Mutesi Jolly agurisha aho ntugurisha waba uri ikigoryi cyanyuma ariko uravuze ngo uvuga ko ari uburaya ntekereza ko n'undi mukobwa wari wese wabona aho agurisha ibyo yita akagurisha ntabitange kuri kiriya kiguzi ni ubuswa bukomeye cyane niba uri umukobwa so go ahead sorry umwari njye nashatse kubaza abakobwa ndabona dufite nk'abakobwa ariko basheshe akanguhe urebye nka Harima ni mukuru Janet Gisatsa ni mukuru umwari ni mukuru aba barakuze wende iyo babonye bano bana ni nk'abana babyara cyangwa barumuna babo batoya cyane babita anti iyo mubonye uyu mwana w'umukobwa ku myaka atoragira imyaka 30 mwe mufite 45 inzozi mwagezeho ari ukugura used car za Toyota cyangwa Honda ibi bintu iyo mubibonye mwifuza kongera kuvuka bundi bushya ingo ni mujye mumbwira iyo murebye mukireba mu ndorerwamo zanyu mukareba uburanga mwari mufite ariko ubwenge bwari buke kuko nituza kwitegereza Mutesi Jolly dufite ibihumbi n'ibihumbi by'abakobwa beza barutana Mutesi Jolly badafite inzobe y'inkorano iyo mwitegereje
mukareba Mutesi Jolly ushobora gupima amamiliyoni nk'aya, muritegereza. Eva fungura live, Eva fungura. Iyo mwitegereje umwari, ndahera kuri wowe, iyo mubonye umwana wahiriwe kuri uru rugero mwumva mwarira? none se wowe nta kuki wowe utarimo kwireba se ngo Inde nireba, inde kubera ko ari wireba, twebwe kubera ko inde ari twe ari jye wireba. na Harim Erega wowe twebwe nyine impamvu mwe nuko muri igitsina gore, kandi uriya mwana oya none se w'umukobwa nta bantu baba nta bantu babaho muri competition ngo bibeho. None se abantu bose batwara G-Wagon koko bigakunda akasa ntabwo no. byakunda, Niba you know? hano reka nze tugende reka gato, turi kumwe ngusubize n'abantu bo mu noneho mahanga. iyo Yego mubonye yitwaye, I'm so proud of her. Kubona umukobwa w'umunyarwandakazi rwose ushobora kwishishura icyuma is the beast of the kuyishishura ni ikintu kimwe. numvaga uvuga ngo akamodoka nkaguseka akamodoka, that's a beast. Urumva we congrat her, you know, Yego good job, way to go. nk'abanyarwandakazi iyo mubonye, okay reka ngaruke noneho, reka ngaruke gato. Nk'abanyarwandakazi iyo mubonye Mutesi Jolly, mbonye ku Nyarwanda banditse ngo iyi modoka ya Mutesi Jolly ifite agaciro, ureke wumve, ngo imodoka ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amanyarwanda, ngo ni 400 by'amanyarwanda. That's a lie. That's a lie. Iriya modoka ntabwo igura aya mafaranga Godfa, babeshye. Babeshye. Iyi ntabwo igura aya mafaranga. Okay, so ibyo ngibyo tubyihorere. Ngayo nguko ikintu ariko nashaka Godfa kubabwira. ukunda ibihuha ariba ibaze ngo 200 angahe Bya ku Nyarwanda no. none se Okay, we Miliyoni 400. miliyoni akasa 400. mutwe ntabwo Okay, ufite miliyoni 400 washyizeho ko birashoboka yagushyiriyeho umva kubera yabashyiriyeho referanse transporo zose. imisoro ya leta, kuko iriya modoka yishyura 120% y'agaciro kayo umusoro. Oya Rafael muraho Sibyo? neza amafaranga Komera. igura first, sibyo? Iriya modoka igura 320 by'amadolari. Nibyo Reba kuri wabonye. internet Okay, 370 Harima. 300 yose. Harima. Ahubwo ayo mafaranga 400 birarenga, kuko imodoka mu Rwanda ntabwo bagize icyishyura mbere y'umusoro, right? So guys, rero ikintu kiriho ibi ngibi twemere ko ntabwo abantu babyumve. Respect kuri uyu mwana w'umukobwa bro. Uyu ni umukobwa urenze uko mubitekereza, ariko abashaka reality. Ngewe namaze kubona amakuru, inkuru yari imbesheje handi cyane yatumye zaha, nuko amakuru mfite. Mutesi Jolly turi kuvugana agiye kugura equipe ya Rayon Sport. Biraza kuba bitangaje. Kubera iki it's a good investment. No, biratangaje aya mafaranga Mutesi Jolly. Arayafite ariko se wabonye inzu yiwe yubatse arayafite mwana. Yazo ntabwo ari ni yarugumi. Rugumi se ariko mwagiye mureka muba mwasomye impapuro zibyanditseho muba mubihagazeho gute koko? Okay, so tugira ahangaha rero, mbere yuko nabashimiye, reka mbabwire nicyo nashaka kubabwira. Twemere ko uyu mwana w'umukobwa ni umwe mu bakozi dufite. Uyu ni umwana w'umukobwa w'umushoramari, mwe mutazigera munamenya. Buri abantu b'inkira ruheri nibo bagaragaza ibyo bakora, ariko Mutesi Jolly ntabwo muzigera mumenya akazi akora. Ariko nge nagize kugira gutya nkimara kumenya ibintu akorera muri Barbados. Afitanye niwe muntu ukora, niwe n'umupartner w'umwana wa president. Urukumva? So ngayo nguko. Ibindi Mutesi Jolly akora ishoramari. Ikintu nababwira kimwe. Godfa, gusaba akantu kamwe. Yego. Wowe uvugana nawe nk'uko nyine atwereka buriya buzima abayeho, Vugana nande? tumenya n'icyo akora. Vugana nande? Uvugana na Jolly? Ndakubuje. Aha. Simwivuyemo muri kuvugana tukamenya amabanga yanyu. Ndakubujije genda iyo hirya uvuze utumye mva ahangaha utumye ngenda. Mutesi Jolly agiye kugura equipe ya Rayon Sport mugira umunsi mwiza. Duhurire kuri TikTok. Twagiye TikTok mwese. Ngiye gushyiraho n'amafoto.